igihuye nini neza niyo mpamvu nkubwira nti bari abana nk'abahungu ba Kagame yego ntibarabyara kandi Kagame yishe abana batarabyara urumva yuwishe abasore ubohereza ku rugamba bagapfa n'abandi bakubisa amafuni agapfa avuga yo mpfuye ntabyaye nasize akana mu rugo mugiye kunyica kera umuntu wapfaga atabyaye bamushinguranaga ikara mu kabuno none ibi byose bigendanye n'imihango n'iki byo bakoraga uwo muntu ni mubi n'umudayimoni ukomeye cyane arakuzironda byanga bikunda karuma niyo mpamvu ubona Kagame najya asinzira ntabwo ashobora gusinzira Kagame warabyivugira ati ngiye ntabwo nyansinzira arashikagurwa akikanga gutya yagiye gusinzira gutya iminota 30 karangira ameze ukunguka yaba nkogiye kumva iki akongera kamiruko ntabwo ashobora gusinzira ndetse byararangiye ejo abahungu barimo bansetsa ngo umubiri wa fande wose bawugizemo ibyuma biriya no kugira ni character assassination ninde se muri bagiye gusuzuma umubiri wa president barya bareka gukabya abantu mureke jibabwira ati mureke tuvuge ibibi bya Kagame na bibi ibibi byo kubivuga ariko nanone kubivuga ntabwo twabitindamo ntabwo ntacyo bidufasha ibyo ntacyo bidufasha keretse ubu urubyiruko rwamaze kumenya ibintu byose amabanga ya Kagame yose ariko Perezida Kagame kuba yagira stress no kurara adasinzira byo nayo nabyemera kuko nabwo yarabyivugiye ati sinsinzira ariko kuki adasinzira kandi afite byose ibintu byose abifite n'abajepe barabivuga nabwo barabivuga barabizi ko afande atajya sinnabi niyo gusinzira yabikuye muri bije ibitotsi byavuye muri bije ntabwo bishoboka nuvuga ngo rero ibi byose nuvuga ngo iyo wakoze ikintu ukica umuntu wo kugira ngo byarangire aho ngaho ubibona cyane cyane mu bana bawe bwo uzarebe uretse abakobwa be ariko ikintu cyitwa wowe wanyawe no muhungu wawe umusimbura wawe nabyara umwana agatambuka nari ngiye kukubaza nise ko Ange Kagame yabyaye uno umukobwa yabyariye abandi Kameme uriya ni product barabikamo bakavanamo no kwandengeye ndengeye ngoma of course ashiramo akabika jana ariko none reko rero uwo nguna wazabika Ivan icyo azavanayo azavanayo umwana ufite ijisho kwitama izuru rira aka Ivan yabarenganye rwose niwe ni se wamuteganyirije ni byamuteganyirije koko ikintu ugomba gusarura nicyo waba warabibiki hari ijambo nasomye nicyo usarura hari ijambo nasomye rivuga ngo ndi Imana ngihora mpora abana kugera ku buvivi no gukiranirwa kwa base no vango Imana iraguhora ikurikije so napfa sogokuruza akaza sogokuruza na sogokuruza kugera ku buvivi hora kakubitsa kabera boss mwakubise ifuni papa kuvuga ngo nibyana byawe byari debire ibiri marima ibirindima ibigoryi ibiti nkonda ibifayongo guhemuka kari bibi uzo kugira ngo nyobore igihugu mu myaka 30 nk'iperezida Kagame ayoboye nyobore nica wakiyobora umunsi umwe nakiyobora umunsi umwe nkandika amateka ko nanze mpatse ibihugu nkakora speech akanwa kumvute wenda nkayobora mandimwe nakora speech cyangwa ebyiri ziteganywa n'itegeko nshinga nk'uko urabona ko perezida Kagame kwikunda sasa uki urangiza manda yose oya buretse gatoya wumva opinion yanjye nyobaye manda ebyiri nk'uko ubona n'undi abazungu guhera 2016 bari batangiye kukuzironda perezida Kagame amubwira ati no genda perezida Kagame genda ariko perezida Kagame bamugani n'undi ngo ndarumagiwo nagomba abaturage barashaka baranora 99 n'ibice 8% Kagame buriya manda azikoze ndi nka Kagame nkakora zira manda ubune nkavaho nanditse icyo bita amateka no kuyobora imyaka 30 cyangwa 40 nk'iya Gaddafi yarayoboye ingahera cyana Museveni nayo ikiza cya Museveni we nuko ayobora abaturage neza nuko ashaka iterambere ry'abaturage nta mugane ndabona usabiriza sinzi yenda ari wari wabona ku muhanda usabiriza cyeka abandi barenzwa amahoro bakitwa n'amatabi ukabasanga ku muhanda binywera urumogi ugwidufasha umuturage kugira ugende nabibonye ahantu harenza 2 3 4 5 kugira gutya afata Museveni nyakubahwa president wacu bamwita president bamwita muzeyi jajja wafe rwose inzara iranyishe mana yo mwijuru
uzi ko hari n'abantu bipanga akazi kavuga ati harano ririya taka twararibonye tubona ntabwo bizemera musaza rwose turi homeless araza akabakatira mayibobo yabahaye itaka hiririya urabonye ahantu henshi ariko se abahaye itaka ringana kilometero yose nyakubahwa perezida wa repubulika yaze mube mu for free rwose mushakane n'abagore banyu mube muyubakire mube abana babaho Kagame yaziyongoje rwose kandi mu mujyi hagati Kampala abantu twabuze iyo twabaye homeless bakadahiri ataka rya mwebwe abahembo Kagame abahembuza umuniko wari wabone mu Kigali mu musazi leta karya Bugesera barize ndababaza mwari bwabone umusazi atambuka mu mujyi wa Kigali ntago wamenye yanyuze umusazi ntago wamenye ikikwishe umusazi wo muri Kigali kubera ko Kagame ari tekinike inkotanyi zakoreshaga tekinike y'ubusazi iyo babonye umusazi kuki bazira umusazi kandi barakoresheje tekinike y'ubusazi nyine barabazi ko nawe uyizanye babanza kujyana gusuzuma kara ko utari umusazi ariko ubundi tito rutagere kubera rero yamanjwe yavuze sinyankunda kubahuka abantu bakuru ariko kubera rero yamanjwe aherutse kuvuga imbere y'abakozi b'Imana yakoze kosa rikomeye cyane tumagiye kumwubahuka mvuga ko ari amanjwe rwose ndabyemerewe cyane ko amagambo yose atarimo kwiyubaha no kubaha Imana yo mwijuru Imana rurema mu ruhanga wahanze u Rwanda tayari ubuvuza amanjwe utavuze ibintu Imana yemera Tito Rutaremara kuki yacitswe nago yacitswe akavuga amabanga y'inkotanyi zakoresheje kandi ziziko bafite abawopoza bashobora gutera isani saba abandi bahora bikanga akavuga ko muri tekinike nyine zazindi zose urabona hano ibwami hano mu bwambi bwa Uganda iyo umwami agiye kuvuga ijambo muri public yagera gasanga ari imiti bamuteze cyangwa bashaka kumudiga nabo bajya bafite aba diamond babo bano bitwa ngo ne emisambwa cyangwa abakurambere ni imisambwa bakuruye n'ibirozi byabo byinshi cyane kugira ngo kabaka ngo apfe none iyo ageze yahagera gutya bya bindi bye bitamukakira ibikamuholding naba kuko nayasamura gutya gitangira kuvuga bemuniga ave mu mwuka none hageze ize imbaraga afite ko niwe mukuru w'abarozi ahita ceceka gusa bagakora umuhango bari bateganyije ko agomba kuvuga speech ajya mu yindi si atangira kumedita mbona arahanga kandi ataraho adahari kamemo adahari yavango noneho we guceceka kwe bo batekereza ko ari ikintu yabikoza bishaka izo mbaraga ziragufata zigagucecekesha ntuvuge kabaka mu mwami ceceka noneho Tito Rutaremara Charles muri Uganda abo ngabo imbaraga zaragenda zikabatigisa rakasetere bakanyakwa president ndabibona impamvu dufite ikibazo gikomeye nuko dufite ubuyobozi bwikunda nibukunda abo bayobora no kuri ndabiba rakasetere bakanzeketa noneho nanuza Charles akabagiza ariko giye imuhaye salute ya ndi wayingishe kabisa ndayimukubise ya nyayo ndirinda kugira ngo udatera salute imeze nk'iya nyamagashi imeze nk'indoshyo Charles Yesu noneho nawe Charles muri Uganda ni umuntu w'umugabo kabisa genda namwemeye kabisa noneho umwuka ari ubundi abayobozi bikunda nibo twifitiye mu Rwanda noza umwami urabona umwuka ugera kuri bariya ba Kagame urabona abakozi b'Imana bazaho umwuka wera nka Dawidi umwuka wera waramwuzuraga noneho Sawuli we akuzurwa n'imyuka umwuka mubi uvuye ku Mana hari imyuka n'ibiri iva ku Uwiteka hari umwuka mubi karakomeye banza utubwire ngize ngo banza uvuge banza utubwire umwuka mubi uvuye ku Mana umwuka mubi uvuye ku Mana hari umwuka mwiza uwazaga kuri Dawidi yego uno umukozi w'Imana noneho umwuka mubi uriya wajyaga kuri Sawuli nawe wagiye kuri Goliath umwuka mubi ukugezeho ugutera uburakari noneho umwuka mubi wafashe umuntu witwa Kagame akinangira ni nk'uwafashe witwaga Farawo noneho umwuka urimo kwataka ingongo wo mubi nanone ni umwuka mubi uza ukagera kuri Sawuli ukamubwira ngo terura icumu n'uburakari cumita ka Dawidi karimo gucuranga imbere yawe uko kashobora kuzagusimbura agacumita muri abantu kandi bagabo bagira gatagiti akaribirikira gutira gatambuka gacumita ikibambasi kagacyaho n'indingiri yako
gacuranga karirimba Daudi n'ababe bakute bivuga bakute nanga bakute sasi Kagame n'akabarebe batudde mu rugwiro balya esente zabwe z'abana b'u Rwanda tebayina kisa berire by'abanyarwanda neba bavuma babalabamo obuseruseru Daudi n'ababe bakute bivuga bakute nanga bakute nsasi nafe n'olwalero tukute bivuga Daudi n'ababe mama Ivan kwatagwe Samuel wa mbere 12 aha kabisa nuko rero ubwo rero Sauli umwuka uza kwinjira mubi uraza ubwibone mubi winjira umuntu witwa Tito Rutaremara mubi uramubwira umwuka mubi cyane uramuzaho mubi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka uwinjira kuri umugabo wa planinze kumara abanyarwanda ari we Tito Rutaremara uramubwira ngo vuga abaravuze ati rero atwe buriya ntabwo twakoraga twe nakuba twabari serire batanu cyashiyaga batanu hose babaga bahari none se nabo se bakoraga nabo twari tubizi bagombaga gukora nabo batemaga nk'abandi bose nyinera hamwe nabo bagatema kugira ngo bashishije akantu ko gutema ukizemo nako none bakoraga iki bakoraga kuri bari mushaka mugena mu yandi mashyaka abo bagakora ariko wumva afashijwe ashatse nawe yagira ugutema ono muka w'umupfumu ono muka w'umupfumu kandi w'umuvumo uza ukinjira ku bantu none utuma umuntu yumva yakwiyemera ni nawe wigeze gufata uwo mugabo akavuga ati ngo abatojya kugira ngo noneho ngo nta si umuntu gusuvuga ngo ni Imana igira ifuwe ngo itimutembagaze mu kubiturushye atagwinyo uwo mwuka rero ukivuga icyo n'ikindi cyanditswe mvuza bise binyibutsa ngo Imana inangira umutima Farawo kakana abantu basenga murakumvisha ndabizi nubwo umva murakumvisha Imana inangira umutima Farawo nubwo abanyarwanda bari kurengana bakabuzwa kurema amasoko burya ubuje umunyarwanda kurema mu isoko ngo acuruze burya umufashe kunda ubumwishe reka mbabwire muzi impamvu ituma iyi ngoma ya Kagame Imana ibaha bose ubutware bukomeye bwo kubasha kuba bakwinangira imitima yabo nuko itumye bagira ineza bashobora kuba banezeza bakagira akeza gato cyane bakakagirira abanyarwanda byatuma Uwiteka akabibukiraho n'abarimbure ariko no Uwiteka yabarakariye burya kiriya gihe Imana yabarakariye 94 92 buriya mu kufyeka kuwa wananchi ibi Imana yabarakariye cyaje vuga ati reka nkomeze noneho umusemburo wanje kwire mutima wanje ntazagera n'umuntu numwe mbabarira muri bariya bavuna muheto noneho mbarimbure mbavana mbahereye inyuma nzaheha nkuheha amabyi guheha urabizi guheha biteye ubwoba biranditse no Bibiliya ngo nzaheha cyo bitaguheha bagusiza amabyi iri jambo rinahari ndebera ngo bagusize bari baragusize amabyi Imana iraguhera yaheha ngo ukuyeha amabyi no ngo u Rwanda rwuzuyemo icyo nzi nuko Imana yanangiye umutima Farawo akabyara abagabo bazatuma tuvugana karimurore koko ibintu baratubabaje by the way this is the time kugira ngo mumanike muve kuko u Rwanda rurimo ahantu hose buri hantu hose wavuga ngo buri ikirenge cy'umuntu gikandagira harimo inkota bateyemo inkota hose dushaka tugende tuvanemo iyo inkota ni sumari mwashize mu baturage mwababaje u Rwanda rwa Gasabo then tukora iki turwomore abanyarwanda bisange bamerwe neza abantu baririmba indirimbo bashaka dore icyo cyanditswe hano kiri muri Ezekiel ibice 4 igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 4 umurongo wa 15 tubasome mu izina rya Yesu soma mu izina rya Yesu haratubwiye ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho nguhaye ibisheshe by'amase y'inka azaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe amen
amabyi y'abantu shaka batayemo ruzungu. amabyi yabaye ikibazo badusize amabyi y'abagabo. Zokarabo shaka. Robert yasambanyije umwana we. Robert yakoze ibi ngibi. Mbonye Imana ikubita urushyi. Muhanure hanure Kagame iperereza NISS. NISS. James Wizeye aka Jimmy wipanze akazi kutoka UK bamwirukanye bamubwira ati toka nundi munsi tugaye amasaha 28 nundi munsi tutonya kubona ku butaka bwa hano muri UK. Hanyuma rero nayo ngo yipanze akazi rwose erega akimara kurahira ku itariki 19 yahise azana kuri Kampala. None twabihuza no muhanuzi ubyibuka umuhanuzi nubwo kabiri yaragarutse voilà akimara kurahira ino yahise avuga ati none iki niki ariko tubihuje n'uyu muhanuzi twumvishije abantu ejo wavuze ati byanga byakunda hari deal iri mipangwa na Kigali guhungeta impunzi na cyane cyane zino mpunzi z'abactiviste. Tuboneyeho guhamagariza ikintu cyitwa UNHCR, duhamagara ikintu cyitwa OPM ya Uganda kwita ku mpunzi mu nkambi hose. Dore unabonye itangazo riburira abakongomani bose aho bava bakagera, impunzi especially z'abakongomani zo barimo barazihungeta birenze ukwemera, barabatwara complete cyane cyane badafite ibyangombwa barimo barabatwara. Ibi ndashaka mu byumve abanyarwandakazi abanyekongo mwese barundi mu byumve murabure abanyekongo ko barimo guhungetwa noneho kurusha n'abanyarwanda, ariko ubahungeta nta wundi ni timu ya Yanuza yuyu Jimmy barimo barashaka force akora ibi nabibonye. Jimmy biramworohera guhungeta bo mu Rwanda nuko igihugu cya Uganda gifite ubuyobozi bwiza tunashimira, ariko byakabe bimworoheye kuko nuwa hano Mitiana James Wizeye byakabe bimworohera. Zama ndashaka kubikina hano ntabwo ari impunzi ngari mu nkambi ahubwo yahisemo kuja mu giturage kandi afite ibyangombwa byo kwitirwa ngo ni umunya-Uganda. Aravugira mu nuzi abo bantu bari abo gafoto nashizeho hejuru, abo ni abakongomani bari mu giturage ca Uganda nangwa se bo mwitango ni abataka banze kuba mu nkambi bahitamo kuja mu giturage kandi bafite ibyangombwa indangamuntu n'ibintu byose bibavugaho karabaki ko bari mu Uganda byemewe. Rero abo bantu bari kubafata bagusanga uri ku kazi, bagusanga uri kwigendera mu barabara, bapfa kugufata bakakubaza ibyangombwa ukabibura, bari kugupakira. Abo bantu babapakiye babatesheje imiryango yabo, nuvuga ngo abo bafashe nta nubwo barinze bababwira ngo basubire mu rugo kuja gushikira imiryango yabo. Abo bari kugufatira niho bari kukujanira, tabyo kubabwira ngo mfite abana niba bagufasha uri wenyine bakujanye gutyo. So nukuvuga ngo nibuze ngufite umuntu wawe mubwira asubire mu nkambi nangwa ashaka ikindi kintu cyo gukora hakiri kare, kuko ibintu byakomeye muri Uganda. Abakongomani bari kubasubiza muri Kongo, abitwa ngo bari mu giturage adafite ibyangombwa bemerera kuba muri Uganda. Ni buri impunzi ufite kuba ufite ikadi y'ubuhunzi kandi uri mu nkambi, wenda ashobora no kugufata ufite intuzi kadi y'ubuhungiro ukavangwe hari ibyo wagiye kugura, ariko nibuze ngo ntayo ufite wowe wahisemo kuja mu giturage wanga kuba mu nkambi ngo wanze kwitwa impunzi.